Inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo nanjye kubasuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Tugiye kubagezaho ubuzima bw'umugore w'uburanga kandi umugore w'icyamamarekazi mu gihugu cya Nigeria witwa Regina Daniels wamamaye mu gukina filime. Ni inkuru irimo ibice bibiri, turavuga ku buzima bwe kuva ari umwana kugeza yamamaye kugeza abaye umugore w'umuherwe w'umunyanigeria wabaye n'umusenateri. Turavuga kandi ku ntugunda zabaye hagati ye n'umugabo we nyuma uyu mugore akahukana ndetse akaza no kwigurira inzu y'akataraboneka. Mu byo turi buvugeho muri uku kwamamara kwe cyangwa reka duhere nyuma yo kwahukana, umugore yagiye atangaza amakuru atandukanye, hari n'aho yavuze ko yasanze impano n'ibindi bitandukanye uyu mugabo we yamuhaga nta na kimwe yasanze kimwanditseho, byose ngo n'ubundi byabaga byanditse kuri uyu mugabo. Bivuze ngo inkuru zavugaga ko yamushatse amukurikiyeho ubutunzi yaba yaravuyeyo amara masa. Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho ubuzima bw'icyamamare Regina Daniels, umunyanigeriakazi wamamaye kubera gukina filime ndetse no gushakana n'umugabo w'umuherwe w'umusenateri. Regina Daniels ni umwe mu bantu bagaragaje impano n'ubutwari kuva akiri muto, ariko kandi ubuzima bwe bwabaye uruvangitirane rw'ibyishimo, ubukire ndetse n'amakimbirane. Tugiye kubagezaho uko yamamaye nyine kuva akiri umwana muto, umwana w'imyaka 7, dore ko ari bwatangiye kugaragara muri filime zo muri Nigeria, akagera ku rwego rwo kuba icyamamare kabuhariwe kugeza ubwo arongowe n'umusenateri w'umukire, umuherwe mu ba mbere mu gihugu cya Nigeria. Ni inkuru yuzuyemo amasomo itwigisha uko inzozi, amafaranga n'ukuri k'ubuzima bishobora guhura bikagira icyo bigeza ku muntu gikomeye, ariko kandi bikaba bishobora no kumusigira ibisage cyangwa inkovu ku mubiri. Regina Daniels yavukiye i Lagos muri Nigeria ku itariki ya 10 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2000. Umubyeyi we witwa Rita Daniels ni umukinnyi nawe wa filime, akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore muri Delta State. Ni nawe wamufashije kwinjira muri sinema akiri muto. Regina yakuriye mu muryango ukunda sinema kandi kuva akiri umwana yakundaga kwigana abakinnyi no gukina imbere ya kamera zifata amashusho. Yize mu ishuri ryitwa Hollywood International School, nyuma akomereza muri kaminuza aho yize ibijyanye na mass communication. Ubuto bwe bwabaye urugendo rwo kwiga uko ubuzima bw'imbere ya kamera bukoze cyangwa buteye kugeza yubatse izina rikomeye muri Nollywood. Nari maze kubivuga hejuru, Regina yatangiye gukina filime afite imyaka 7. Filime ya mbere yamwejeje kumenyekana ni yitwaga Marriage of Slow. Kuva ubwo yakinnye mu mafilime menshi akomeye nka Party Girl, Do Maybe in School, The Jericho, The Batman ndetse na The Waiter, aho yakinanye na Aliakur, umwe mu bakinnyi bakomeye bo mu Rwanda nawe wihebeye sinema. Hanyuma iyi ya The Waiter yakinanye na Aliakur yamuhaye nayo izina rikomeye ndetse no kwamamara kubera ubuhanga bukomeye yagaragajemo mu mikinire ye. Uretse kuba ari umukinnyi wa filime, ni umushoramari ufite kampani ye yitwa Regina Daniels Productions. Afite kandi ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyenda, ibikoresho by'ubwiza by'abagore, akaba ashyira imbere gutanga ubutumwa ukangurira urubyiruko kwitinyuka rugakura amaboko mu mufuka rugakora. Ku rubuga rwe rwa Instagram akurikiranwa n'abantu barenga miliyoni 16. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 yagizwe ambasaderi w'urubyiruko muri Delta State, imuha isura yo kuba icyitegererezo ku rubyiruko rw'abakobwa muri Afurika. Uko yashakanye n'umuherwe w'umunyanigeria akaba n'umusenateri. Mu mwaka wa 2019 Regina Daniels yashyingiranywe na Midi Nwoko, umusenateri w'umukire w'umushoramari w'imyaka 59. Icyo gihe Regina Daniels yari afite imyaka 19 gusa, bituma abantu benshi batangara amagambo ashirivuga, bibaza ukuntu uyu musaza ashatse umwana ungana n'abo yabyaye. Abantu bamwe bavuze ko
uru rushako rutewe n'urukundo, abandi bakavuga ko ari uburyo bwo kugira ngo uyu mwana w'umukobwa yishakire amaronko cyangwa akure ubukire kuri uyu mugabo w'umuherwe. Ariko Regine ubwe yavuze ko yakunze Nedi kuko amuha ituze kandi ngo iyo bari kumwe yumva afite umutekano ndetse ngo amufasha mu iterambere n'icyerekezo bye yihaye. Regine na Nedi bafitanye abana babiri b'abahungu barimo uwitwa Muniri Nkoko na Khalifa Nkoko. Regine akunda gusangiza amafoto yabo y'abana babo kuri Instagram agaragaza ubuzima bwuzuyemo ibyishimo gusa babanye. Nubwo ubuzima bwe bugaragara nk'ubuzima bwiza n'ubukire, ntibwabuzemo intugunda cyangwa impagarara za hato na hato zitajyaga zijya ku karubanda. Hari amakuru avuga ko mu rugo rwabo habaye amakimbirane hagati ye n'abandi bagore b'uyu mukire, kuko uyu mugabo afite abandi bagore yashakanye nabo ndetse bakanabyarana imbere y'uyu mwana umukobwa Daniel. Hari n'abavuga ko Regine ahura n'igitutu cyo kubaho nk'umugore w'umunyacyubahiro, aho buri gikorwa cye kigenzurwa n'itangazamakuru. Gusa akenshi yagiye agaragaza ubutwari bwo gukomeza gukora, akavuga ko ibitekerezo by'abantu bitamubuza kugira amahoro cyangwa bitamubuza iterambere rye yiyemeje. Ubu kandi ni umwe mu bakobwa bakunze kwifashishwa mu kwamamaza brand zikomeye muri Nigeria no hanze yayo. Amasomo dushobora kuvana mu buzima bw'uyu mugore w'icyamamare: gutangira gukora kare cyangwa kwamamara kare ntabwo ubwabyo ari ikibazo. Iyo ufite inzozi n'imbaraga ushobora kugera kure nubwo waba ukiri muto. Irindi somo: ubuzima bwiza cyangwa ubuzima bugaragara kuri social media si ukuri bwose. Ibyo tubona ni igice kimwe cy'ubuzima. Aha twashingira ku rugo cyangwa ku rushako rw'ibyishimo rugaragara mu mashusho kwa Daniela n'uriya musenateri, aho iteka yagaragazaga banezerewe bari mu buryohe, ariko nyamara nyuma y'ubwo buryohe ukuri kukaba kwaragaragaje ko yahozwaga ku nkeke. Irindi somo rya gatatu ni urukundo n'amafaranga. Ntibihagije ngo byubake umubano, ntibihagije ubwabyo ngo byubake ibyishimo bisendereye. Bisaba ubwubahane n'ubwumvikane kugira ngo ibi ngibi tuvuze urukundo n'amafaranga biha umuntu ibyishimo mu rushako. Isomo rya kane ni iryo kwigirira icyizere. Regine Daniel yakuze akunda kuvuga ati I was born to shine. Ibi bivuze ko yavukanye kurabagirana cyangwa gushashagirana. Ibi bitwigisha ko kwemera impano zacu no kuzibyaza umusaruro bishobora kutugeza kure heza.